kikamunanira, tuzajya tuvuga tuti intwari hano tubanye iki? ntabwo nabivuga. Njye hari ibyo mvuze, ushaka kunteranya n'abadukurikiye, njye hari ibyo mvuze. urumva Bishop Gafaranga atuye muri yombi. uwo ni umutwe w'inkuru uri ku kinyamakuru cyitwa Igihe. iragira iti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Habiyaremye Zakariya Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga akurikiranweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Atese ni amakuru igihamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitsiri wavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi ejo ku itariki indwi. njye nkeneye kumenya icyo yakoze. Ati kumuta muri yombi ntawe utajyamo. Ati nibyo koko. Ku wa 7 Gicurasi RIB yafunze Bishop Gafaranga ubusanzwe witwa Habiyaremye Zakariya akurikiranweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata mu giperereza gikomeje. Yakoreye ndetse Nkurikije buretse ababo baretse reka twumve urwego rw'ikinyamakuru imwe hari abandi bayanditse ku buryo burambuye. reka twumve. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntirwatangaje Bishop Gafaranga yakoreye iryo hohoterwa. iyi nkuru iri ku Gihe. ntibanavuze uko ryakozwe, gusa ni iryo ngiryo. ubwo si ubwo mu by'ukuri. hanyuma kanze kunjye ku kindi kuki hari ibinyamakuru biba bifite amakuru. none se konza uzi ikintu gihari se? iki kibura gasa n'ikigiteterwa kirabamara. meya nguwo ari ku butaka, umuvandimwe twari duturanye, reka kora hirya. oya ubundi ngo nyuma y'abayobozi hakurikiraho abakozi b'Imana ngo ngo barakurikiranwa na buriya nyuma haraza undi. oya mu izina rya Yesu. kuki nizere ko mu bintu bamurega ihohoterwa rishingiye ku gitsina atarikoreye umugore we. nkurikije troll nabonye ku wenda abe yagiranye ibibazo n'umukobwa bakorana cyangwa undi mugore. kuko iyo ari umugore wawe biba byafashe intera. urumva buri ibintu ibyo bavuga n'ubundi ibyo ngibyo ibyo bavuga ibivuga inyuma baravuga ko ari ibyo uvuze nyir'urugo. baba we kandi noneho ngo tarihoterwa ryoroshye. weburetse ariko hari ibintu byadutse ngo biri no mu itegeko ngo umugabo iyo abwiye umugore aturamurama akabivuga kabiri, bwa gatatu ngo bamufashe ku ngufu ngo wahojeje inkeke ugahoza umuntu ku nkeke ugamije inshimishamubiri. umugore wawe mwashyizeho supaneti, ibyo nabyo ngo biba biri aho. biravuga ko habaye iki? kuko ndashaka umugore we nyine niko biri kuvuga, nyine yamuhohote yamukubise. umvugo ni inkuru ivuga ngo nubwo RIB yemeje ifungwa rye ntabwo yatangaje uri hohotera ryakorewe cyangwa se ibindi bisobanuro ku byakekwaho aho ngo iperereza ritarasozwa. bivugwa ko ako ngako yaba yararikoreye umugore we witwa Muravaneti. nawe wamureze ndetse akaba ari nawe wamureze kuri RIB. izina rya Yesu. kuko RIB ntiyibwirije nubwo ijya yibwiriza nyine iriye ihohoterwa niyo nshaka kumenya ubundi niyo nkuru. ndetse gato ngo usomere inkuru. urumva buri kinyamakuru ko bavuze ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina uragira ngo uve ko oya urumva oya niyo akurikiranyweho yaramusabye aramwima udashaka kugira oya niyo umukubise witwaje ko ari umugore wawe barishingiyeho akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. yego urumva ibyo birahagije. oya ntabwo bihagije. ni umugore we kandi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. none urumva harabaye ese ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'ukubise nk'urushyi ryaba ihohoterwa rishingiye ku gitsina? oya unkubise urushyi uvuga uti urambona wa munyamakuru ukankubita urushyi, ariko uje ugasanga hari ngo abagore uko mwigize ukankubita urushyi rishingiye ku gitsina, kuko kumva ufite imbaraga zinkubita ni uko uvuga ko ndi umugore. iryo naryo rishingiyeho. niyo mpamvu nabazaga ngo niri noneho turi umugore n'umugabo babana byagera ku rwego rwitwa ko yamukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari uko habaye ashobora kumukubita icyo ngicyo kirumvikana. urumva nabyo biba bishingiye ku gitsina, avuga turi umugore wanjye kankukubita ninjye wagukoye. ashobora kuba amubwira amagambo mabi ashingiye ko ari umugore, akamubwira ati uri agakobwa kagize gati ibintu nk'ibyo, naryo rishingiye ku gitsina. ushingiye kuvuga ngo iyo bajya gusobanura ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo ari igihe hari ibikorwa byakorewe ku gitsina
aho ngaho rero ndayaryamiye ntabwo aricyo Bitari biba ibi by'abandi. aho ngaho rwose uramfashe kubyumva. uru rubanza ko narwo tuzarujyamo se? Reka mu izina rya Yesu abantu ibintu bandika nizere ko atari byo njyewe mbonye nari ngiye kubireba rero ukuntu ihohoterwa rishingiye ku gitsina risobanurwa. rizane Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni imvugo ikubiyemo ibikorwa byinshi, isobanura igikorwa icyo ari cyo cyose cyangiza gikozwe kinyuranyije n'ubushake bw'umuntu kandi gishingiye ku itandukaniro rigenderwaho muri sosiyete hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore. Harimo ibikorwa byo kubabaza umubiri, kubabaza umuntu bishingiye ku gitsina, ku mitekerereze cyangwa se kumuteza umubabaro, Mbese urumva iterabwoba nabyo ryo mbese kumukorera bya bindi. ibyo bikorwa, agahato kumubuza umudendezo. Ibyo bikorwa bishobora gukorwa mu ruhame cyangwa se mu ibanga aho iherereye. ubwo hariya byabaye ahiherereye bishobora no kubera mu ruhame Yego. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iryo. mu rugo se ni mu ruhame. hashobora kuba hari n'abantu bahuruye da mu ruhame ruhame rega ni ikintu kinini Bishop Gafaranga